ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250 Lioness 25 ndongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihayeho kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Wowe utarakora subscribe nakubwira nti uyikore kandi ujye usangiza abandi iyi video. Uyu munsi wakwibaza noneho uti nje kukubwira kuki, nje kukwibutsa kuki. Uyu munsi nje kukubwira ukuntu wavumbura impano yawe. Aha nje kukubwira uburyo butanu wakoresha kugira ngo ubashe kuvumbura impano yawe. Nkuko twabikuye mu kinyamakuru American Express mu bushakashatsi bakoze muri 2022, bagaragaje uburyo butanu wakoresha kugira ngo ubashe kuvumbura impano yawe ikwihishemo. Impano zikwihishemo ni ubumenyi utigeze umenya ko ufite. Kumenya izo mpano bizakugirira inyungu mu byo ukora ndetse no mu buzima bwawe bwite. Buriya ngo abantu bakuze baba bazi ko bashoboye ibintu runaka, ariko mu by'ukuri twese twifitemo impano zihishe, impano tutigeze tumenya ko tuzifite. Rimwe na rimwe turazibona ubundi tukazibura. Iyo ubashije kumenya imbaraga wifitemo cyangwa se izo mpano zikwihishemo, bishobora kukubera isoko igufasha kugera kuri byinshi mu buzima, harimo n'ubuzima bwa business cyangwa se n'ubuzima bw'iterambere. Uburyo bwa mbere rero ushobora kuvumburamo impano yawe ikwihishemo ni ukubaza ibibazo no kumva ibisubizo. Ibi bibazo ubaza ntago ari ibibazo ibyo ari byo byose, kandi ntago ari ibibazo uzabaza uwo ari we wese. Abo ushobora kubaza ni inshuti zawe, abo mu muryango wawe, abo mukorana, ariko abo bose ukaba ubizeye ko ari babandi bazakubwiza ukuri ku bibazo wababajije. Ibibazo rero uzababaza cyangwa se ibibazo wababaza ni ibibazo bijyanye n'uko bakubona, uko babona ukora ibyo ukora, ibyo babona ukora neza kurusha ibindi. Ushobora nko kubaza umuntu uti nk'urugero, mbwira ikintu kimwe cyangwa bibiri ubona mfitemo impano. Igisubizo azaguha kizaguha umurongo wo kuvumbura za mpano zawe zikwihishemo. Uburyo bwa kabiri rero ushobora kuvumburamo impano zikwihishemo ni ukumenya ubumenyi bukoroheye. Ni ukuvuga bya bindi ukora bikoroheye. Ese hari ibintu ukora mu buryo bworoshye mu gihe abandi biba byabagoye? Aha twafata nk'urugero, ese iyo umwenda wawe wacitse urawidodera cyangwa ujya kuwuha umutayeri cyangwa se urawujugunya? Urundi rugero ahangaha twafata nk'iyo uri kumwe n'abantu cyangwa se wisanze mu bantu benshi, birakorohera kubabwira cyangwa kugira icyo ubagezaho gishyashya. Byakorohera kubafata ukababwira ati reka dukora iki ngiki nibe wenda nta kintu muri gukora. Ahangaha nibe ushobora guhita ubona ikintu ubwira abantu cyangwa se ubereka icyo gukora, ushobora kuba uri umuyobozi mwiza. Dushingiye kuri izo ngero rero ndetse n'izindi ushobora nawe kureba mu byo ukora, numara kubona no kumenya ibyo ukora bikoroheye, bizagufasha cyane kuvumbura impano zikwihishemo. Uburyo bwa gatatu rero American Express yavuzeho ni ukugereranya ibigushimisha cyane mu byo ukora. Buriya ngo impano nubwo zaba zihishe zishobora kwigaragaza mu bundi buryo. Tekereza nk'iyo nta kintu uri gukora, ni iki kikunezeza gukora? Ese ni ukuganira n'abantu? Ese ni ukuririmba cyangwa ni ugucuranga?
ni ugukina umupira se cyangwa kureba filime cyangwa se ni ibindi bigiye bitandukanye ariko wumva bikunejeje. Ibyo rero wumva wakora igihe ufite umwanya bikakunezeza, bishobora kuba ari impano yawe ikwihishemo kandi ushobora kubyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uburyo bwa kane rero American Express bavuzeho ni ugukora ibirenze imbibi. Iyo bavuze gukora ibirenze imbibi ntago ari ukurenga imbibi ujya mu bidakwiriye cyangwa se ukajya gukora ibyaguteza ibyago, ahubwo ni ukurenga bya bindi ukora mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se bya bindi uhoramo mu buzima bwawe bwa buri gihe. Ahangaho urugero natanga, niba ufite akazi wenda ukora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, ku wa gatandatu no ku cyumweru ukaruhuka, ushobora kuvuga uti ku wa gatandatu no ku cyumweru nzajya mfata umwanya njye ahantu hateraniye abantu benshi cyangwa se mfata umwanya njye guhura n'amatsinda runaka. Nk'urugero nk'amatsinda aba atanga amahugurwa mu bintu bitandukanye. Ibyo nutangira kujya ubikora bizagufasha kuvumbura ibyo ushoboye ariko utaruzi ko ubishoboye. Ikindi, hari igihe abo tuba tubana nabo batubuza gukora ikintu runaka kubera ko wenda bavuga bati ntikikubereye cyangwa se ntago bijyanye n'uko umeze, ntago byagaragara neza, nyamara ari impano yawe ikwihishemo. Nk'urugero natanga kandi rufatika, njyewe njya gutangira kwiga ibyo gucuranga, hari abantu twabanaga ariko ntago babonaga ko ibyo ngiyemo ari ibintu byagakwiriye umwari. Baravugaga bati ugiye guta umwanya wawe, ntago byari bikwiriye ko ujya gucuranga. Ariko kuko nabikundaga nafashe riske yo kubima amatwi, nanga kubumvira, nanga kumva inama zabo, ndavuga nti kuko nshaka kumenya gucuranga mbikunda, reka ngende mbikore mbyige, nimara kubimenya nzaba numva nishimye, nzajya nkora icyo nishimiye. Rero nurenga imbibi nawe ibyo bari kukubwira ngo ibi ntago wagakwiriye kubikora ukagenda ukabikora, bizagufasha kuvumbura impano yawe. Uburyo bwa gatanu rero batubwiye, ari nabwo buryo bwa nyuma, baratubwiye bati kurikira amafaranga. Aha gukurikira amafaranga batubwiye ntago ari ugukurikira amafaranga bari gukoresha cyangwa se ngo bahemba amafaranga menshi ahangaha cyangwa se ngo uhinduye imirimo kubera ko ahantu hari amafaranga cyane. Oya, mu buryo bwo kuvumbura impano yawe ukurikira amafaranga yawe hubwo watanga muri icyo kintu. Nkiri kuri rwa rugero rwanjye, maze gufata umwanzuro wo ko ngomba kumenya gucuranga, njyewe naragiye nishyura ku ishuri kugira ngo menye gucuranga, kandi urumva nta nubwo nateganyaga kuvuga ngo nzajya mbikora, ngo nzatanga amafaranga wenda nanjye nzabikore angarukire. Hoya, natanze amafaranga njya kwiga kubera ko nabikundaga. Kandi nibyo koko, nubwo natanze amafaranga yanjye njya kwiga, nanjye nyuma yarangarukiye kuko nabonye ko byari impano yanjye, ya mpano ahubwo itangira kugira icyo nanjye impa. Nawe rero mu buryo bwo kuvumbura impano yawe batubwiyeho bwa gatanu, nuko wakurikira amafaranga yawe, ya mafaranga utakaza, bya bikorwa uvuga uti ibi ngibi nshobora kubitangamo amafaranga. Ushobora nko kuvuga uti njyewe nakwishyura gukora siporo cyangwa se nishyura gukora gym. Aho hantu hashobora kuba hihishemo impano yawe, kuko niba uzi gukora siporo ushobora no kuba umwarimu mwiza wo kuyikoresha. Izo ngero rero hamwe n'izindi nawe ushobora kugenda ureba bitewe n'icyo wiyumvamo cyangwa se n'icyo wowe wakora, zizagufasha rwose kumenya impano yawe cyangwa se impano zawe zikwihishemo. Impano zikwihishemo nk'uko twagiye tubibona rero, zishobora gufungura intsinzi mu byo ukora, zishobora no gufungura amarembo y'iterambere ryawe. Numara kumenya impano zikwihishemo, uzumva kandi uzashimishwa no kuzikoresha, kuko twabonye ko n'ubundi ziba muri bya bindi bituma wishimisha.
zizagufasha gukora neza ibyo ukora kandi bizakubyarira umusaruro, kuko iyo ukora ibyo wishimiye byanze bikunze urasarura. Wakoze cyane rero kunkurikira. Nibe wumva hari icyo nkwibukijeho cyangwa se wungukiye kuri iyi video, nawe wayisangiza abandi, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe niba ari ubwa mbere rwose usige ukoze subscribe. Wakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Ciao, bye.